Yesu nashimwe kandi Imana ibaha umugisha mwe muba mufashe umwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku mibereho y'abantu bari hanze ya Kristo cyangwa se abantu bateborwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusome mu Befeso igice cya 2 duhere ku murongo wa 11. Haravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri aba bakebwe n'intoki ku mubiri bita batarakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe bari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Tugiye kuganira ku mibereho y'abanyamahanga. Tugiye kuvuga ngo mbere y'uko Yesu aza, twebwe abanyamahanga twari tubayeho dute? Buriya hari amakosa tujya dukora tukanabiririmba, bakavuga ngo Yesu ataraza, ngo intungura ngo zari zishize, ngo ibimasa ngo byari bishize, ngo ese twari kubikura hehe, ngo twari kubigenza dute? Ariko ikintu tutazi nuko buriya abantu bamaze gukora icyaha ngo bagiye baba babi, haza umwuzure, abantu bakomeza kuba babi, n'abaturutse kuri Nowa bakomeje kuba babi, ngo Imana iza gutoranya umuntu witwa Aburahamu, iramubwira ngo kuri we nzakuraho ubwoko buzanyitirirwa. Niho Abisiraheli bakomotse. Rero aba Bisiraheli nibo bari bafite uburenganzira bwo gutamba, nibo bari bagifite amahirwe ku bugingo buhoraho. Ariko abandi twebwe basigaye tutari abanyamahanga, tutari Abisiraheli, twari abanyamahanga. Mu Cyongereza bavuga ngo Gentiles, twari abantu tudafite Imana. Ni ukuvuga ngo twari twarahindutse ibiryo bya Satani, twari twarabaye umukungugu, mbese twari tubayeho mu mibereho mibi. Icya mbere, imibereho y'abanyamahanga mu gihe nyuma yo gukora icyaha, nyuma yo kuva muri Edeni, mbere y'uko Kristo aza, twari tubayeho tudafite Kristo. Yesu ashimwe. Twari tubayeho tudafite Kristo nk'umucunguzi, tudafite Kristo nk'umutabazi, twari tubayeho mu buzima butarimo Kristo. Kandi buriya niba hari ikintu kibaho, wabura amafaranga ugakomeza ukabaho, wabura inshuti ukabaho, wabura ibintu byose ukabaho, ariko kubura Kristo ni urupfu. Rero ntabwo twagiraga Kristo. Ikindi, twebwe ngo twari abashyitsi ku masezerano. Mana we, Mana ishimwe. Buriya iyo uvuze ngo ni abashyitsi, uzarebe nk'iyo habaye ubukwe, turabutaha tugashyigikira abageni, tukahaba rwose tukitanga n'iki. Ariko buriya uzarebe iyo abantu barimo bahaguruka ngo tuguhaye inka, abandi bagahaguruka ngo uyu muntu tumushyingiranye imodoka, abandi bagakora ku mpano zabo bakazizana. Ikintu wakora gikomeye ni ukuzibafatira neza, ukazibagereza mu rugo, ariko ibindi bikurikiyeho ni ibyabo. Rero twebwe ibintu by'amasezerano by'Imana izakora ntibyaturebaga, byari iby'Abisiraheli. Twebwe twari aho gusa ngo turi abashyitsi, mbese twabibonaga biri hariya, tutabikozaho n'agatoki, nta n'ubuvungukira bwabyo twari twemerewe. Rero icya mbere, ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Iki gihe cya mbere twari tudafite Kristo, dutandukanyijwe n'ubwoko bw'Imana, turi abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Ntibamubwire ko ibintu isezerano Abisiraheli bari bafite bari ukubwirwa ko Mesiya azaza. Twebwe rero twari turi aho ngaho, nta sezerano, ntaki, twari tubayeho nabi. Twari tubayeho rero nta byiringiro twari dufite by'ibizaba. Mbese twari tubaho bambo, twari turi bambo na bucya, mbese twari tubayeho nabi, twari tubayeho mu buzima budafite ibyiringiro, kuko Kristo niwe byiringiro byanjye. Muri 21 yaravuze ngo niwe byiringiro byanjye. Rero twabagaho ubuzima budafite ibyiringiro.
ikindi mbere y'uko Kristo aza twebwe abanyamahanga twabagaho tudafite Imana rurema. Sinzi ngo twari dufite iki, twari dufite urupfu. Nyuma y'icyaha cya Adamu, mbere y'uko Yesu aza kuducungura, twebwe abanyamahanga twari dutandukanye n'Abisiraheli. Ibyo rero byatumaga tubaho ubuzima budafite Imana rurema. Ndagira ngo mubwire ko Imana ahantu iba ni ahantu hari ijambo ryayo. Ahantu rero hatari ijambo ryayo ntabwo ihaba, niyo mpamvu twebwe Imana tutayigiraga. Twari turi aho tudafite Imana rurema. Ikindi twari dufite urupfu rw'iteka ruterwa n'icyaha. Ku rwego rw'umwuka umuntu yari afite ikintu bita sinful nature, yari afite akamero k'icyaha. Yari afite akamero k'icyaha, kandi ni ukuvuga ngo iki cyaha, akamero k'icyaha umuntu yavukanaga katumaga agendana sinyare mbi, katumaga umuntu abaho ari umwanzi w'Imana, katumaga umuntu abaho inzugi z'ijuru zikinze kuri we, katumaga umuntu abaho umuntu abikiwe umujinya w'iteka. Aka kamero k'icyaha, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, umuntu iteka yahoraga abikiwe umujinya w'Imana. Niyo mibereho twagiraga. Yesu nashimwe. Niyo mibereho abantu bari bafite, imibereho mibi, imibereho yo guhangayika. Muribuka ko abantu bacu ba kera babeshwagaho bajya mu bapfumu, hirwa biruka baraguza, abandi baterekera, abandi babandwa. Ibizima ari bubi butarimo Imana, butarimo Imana. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Imana yari idufiteho umugambi. Haleluya. Imana yari idufiteho umugambi wo kohereza Yesu kugira ngo tugire imibereho myiza. Yesu nashimwe. Rero nagira ngo nkubwire ko iyi mibereho ya mbere ya Kristo y'uko aza yahinduwe n'uko Yesu yaje. Nagira ngo nkubwire ko rero ejo tuzavuga ku mumaro wa Kristo, ariko birashoboka ko n'ubu ngubu Kristo yaraje akatubwira ijambo ry'Imana, n'ubu kibayeho mu buzima budafite Kristo, butayoborwa n'ijambo ry'Imana. Rero iyo ubayeho wiyobora, icya mbere urayoba kuko ntabwo uzi iyo ujya, ndetse amaherezo yawe ni ukurimbuka. Nta yandi maherezo yawe. Final destination, amaherezo y'abantu badafite Kristo aba ari ukurimbuka. Ariko rero nawe uyu munsi fata icyemezo cyiza gikomeye cyane, wakire Yesu w'umwami n'umukiza, niho nawe utangire kubaho imibereho ihindutse, imibereho irimo Imana, imibereho irimo ibyiringiro, imibereho utakiri umushyitsi ku masezerano, ahubwo nawe Kristo akugeze mu buzima bw'iteka. Ngaho reka dusengane. Mana, turagushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushyize hejuru kuko uri Imana itwumva. Ndasenze kandi ngushimira ko waje ukadukura muri buno buzima bw'icyaha, ukatujyana ukatugeza muri paradizo yawe. Ngaho gumana natwe, kandi irari ry'imitima yacu rihazwe nawe, ni ukuri ukuboko kwiza kuganze kwitwa mu izina rya Yesu. Amen.